na nyuma yo kubyara hari agaparti kamwe ubona hariho amaribori, yaba ari umukara yaba ari inzobe, ako ukabona ntabwo bishimishije, mbese ukabona hari ukuntu yahindutse. Iyi lotion rero ikoze mu essential oil iragufasha inda yawe igasa neza, mbese ikagira umubiri usanzwe. Urabona nk'uku nguku hano ugasiga ku birenge byawe, hanyuma ku gatsinsino, hanyuma ntuzongere kugira ikibazo na kimwe cy'imyate. Ikaze ku mubyeyimagazine, nibiri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi umutesiride. Niba utarakora subscribe bikora nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyimagazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu byakugirira akamaro nk'umugore wabyaye, ibintu byakugirira akamaro nk'umugore ukunda gusa neza, ukunda kumva ari comfortable muri we mu mubiri we. Niba rero warigeze kubyara, niba warabyaye ukagira amaribori kunda ntagende, uyu munsi n'uwawe. Iyi video ni ya utigute rero. Hari igihe usanga gutwita kwa kundi inda igenda ikweduka, ugasanga amaribori yaraje ariko ntagende, ugasanga amaribori yaraje ariko ntashireho. Ukibaza uti ese nzabigenza nte? Ukavuga uti ese ibi bintu ndabikora gute? Mbese ugasanga inda yawe yarakanyaraye, noneho hakongeraho n'amaribori ku buryo uvuga uti wagira ngo ni nk'umukecuru w'imyaka 80 kubera ukuntu inda iba yarakanyaraye. Hano rero mbafitiye lotion nziza ikozwe muri essential oil. Iyi lotion yitwa Stretch Max essential oil. Umva, ituma inda ahantu yabaye umukara bishira, hanyuma nanone igatuma hasa neza nk'uko nabibabwiraga kwa kundi inda iba yarazanye amaribori, ugasanga na nyuma yo kubyara hari agaparti kamwe ubona hariho amaribori, yaba ari umukara yaba ari inzobe, ako ukabona ntabwo bishimishije, mbese ukabona hari ukuntu yahindutse. Iyi lotion rero ikoze mu essential oil iragufasha inda yawe igasa neza, mbese ikagira umubiri usanzwe. Urabona nk'uku nguku hano hameze, ya maribori yarariho ahita agenda. Rero niyo mpamvu nayibazaniye. Niba uhangayikishijwe n'amaribori yo kunda yatewe no gutwita, yatewe no gukweduka k'umubiri, iyi lotion irabigufashamo. Hari ikindi rero kijya gihangayikisha, ukavuga uti ntabwo mpinga, ntabwo ngendesha ibirenge, ako ugasanga ufite imyate, ukavuga uti rwose nta kintu mbona kigaragara gishobora kuba cyaranteye imyate. Uyu munsi rero nakuzaniye ikindi gisubizo, ntabwo uzongera kugira ikibazo cy'imyate kubera ko hano hari creme ngufitiye. Iyi creme kiri hano, iyi creme ni creme ikuraho imyate cyangwa se guhanda kw'ibirenge. Hari ukuntu nyine ubona imyate yarizanye, ukabona ikirenge kiriho imyate, ntabwo ugendesha ibirenge, ntabwo ukandagira mu bitaka, ntabwo uhinga, ntabwo ugira ute, ukabona ufite imyate utazi ahantu yaturutse, ukabona ufite ikirenge cya kindi gica amashuka, hahandi nyuma ukumva harakomeye. Hano rero mbafitiye creme nziza wakoresha mu gitondo na nijoro, ugasiga ku birenge byawe, hanyuma ku gatsinsino, hanyuma ntuzongere kugira ikibazo na kimwe cy'imyate. Iyi creme rero irabigufashamo, uyikoresha mu gitondo na nijoro. Dore ngaka karanahumura, nkuko mubibona hashushanyijeho umuneke. Umva karahumura nk'imineke, imineke n'amata. Dore rero kaba gafunze, hariho akantu. Iyo umaze gukaraba urisiga, ugasiga ku birenge byawe, ubundi ukagira ibirenge byoroshye kandi nanone ibirenge bidafite imyate. Rero niba ufite imyate ntabwo uzongera kwigira mu gihe ubonye iyi creme nziza ikoze muri banana
akaba ari creme ikiza imyate, ikiza guhanda kw'agatsinsino. Rero mbafitiye ayandi mavuta yabafasha kugira ngo mbese uhore witeguye mu rugo nk'umugore. Amazi ashobora kugutwika, ubushyuhe bw'isafuriya cyangwa isafuriya waba uri gukoresha cyangwa se cafetiere, ukabona amazi aragutwitse umubiri, ujeho igisebe, nta wundi muti ufite. Ushobora kugira utya ukabona izuba ryagutwitse, izuba ryakubabuye bitewe n'ahantu wagiye. Hano rero mbafitiye amavuta meza y'igikakarubamba. Igikakarubamba turabizi ko ni umuti w'ibintu byinshi. Rero aya mavuta y'igikakarubamba, ikintu cya mbere wayakoresha, wajya uyisiga nijoro ugiye kuryama, ubundi kikagufasha kugira ngo y'amazi yakamutse kubera ubushyuhe wiriwemo, kubera icyunzwe, kubera wiriwe nyine ututubikana, igikakarubamba gigufasha kongera kugarurira itoto uruhu rwawe. Ni igikakarubamba kiri naturel, nta kindi kintu kivanzemo. Hanyuma rero abandi bantu barwaye ibiheri bashobora gukoresha iki gikakarubamba kuko nabibabwiraga nijoro, nacyo kirafasha mu gukiza ibiheri. Ntago byihuta ariko bikora gahoro gahoro kubera ko biri naturel, kandi nanone biterwa n'uruhu rw'umuntu ukuntu ruteye, kuko hari urufata vuba, hari urwakira shanjuma vuba, hari urutinda. Mbese ugomba kwihangana ugategereza bitewe n'uko umubiri wawe wakira shanjuma, wakira impinduka. Rero aya mavuta y'igikakarubamba nyine akora iki? Ushobora kuyakoresha ugira ngo akurinde kurwara ibiheri. Nkuko nabibabwiraga, ashobora kukurinda izuba, ubushye bw'izuba, cyangwa kubabuka niba wiriwe ku zuba ukayisiga. Ikindi harimo ukuntu ushobora kubona uruhu ukabona hari utuntu twarejeje twaje, ukabona hari utuntu tudasanzwe, shyiraho igikakarubamba urebe. Ikindi ushobora kuyikoresha nanone nka after shave, igihe wamaze kwiyogosha mu kwaha cyangwa se n'epfiriya handi, nyuma yaho fata igikakarubamba usigeho kugira ngo urinde uruhu rwawe kugira imiburu, kandi nanone ururinde kuba rwasigara rwumagaye igihe wacishijeho akembe, igihe wacishijeho akajirete. Ikindi ushobora kuyakoresha nanone mu kwirinda imvuvu mu mutwe, imvuvu mu bisuko. Hanyuma yego wanayashyira mu mutwe nta kibazo. Iki gikakarubamba rero ni igikakarubamba ugomba kwicarana mu rugo nk'umubyeyi, nk'umukobwa, nk'umugore, nk'umupapa. Aya mavuta ntabwo agomba kubura mu rugo rwanyu kuko akora ibintu byinshi byinshi cyane, ni naturel kandi nanone ntabwo ahenze, ikindi anamara igihe. Rero ntabwo twaherera gusa mu makreme, mu marosiyo, mu mavuta, ngo twibagirwe isabune. Hano mbafitiye isabune nziza ya African blacksoap. Iyi sabune ni nziza, iri naturel, ikozwe mu bintu biri naturel bitagiye mu nganda. Ushobora kuyikoresha gute rero? Urayifata ugatosa gant yawe, hanyuma warangiza ugashyiraho agasabune ugakaraba bisanzwe. Ikindi urinyuguza bisanzwe, wayikoresha mu mutwe, mu kumesa mu mutwe, wayikoresha mu maso, wayikoresha ndetse n'umubiri wose nta kibazo. Ikindi rero nkuko nababwiraga, ibintu ikiza ni ibiki? Harimo ibiheri, harimo za ndwara z'uruhu, kandi yifitemo anti-aging, irinda gusaza imburagihe, ikanatuma uruhu ubona rusa neza, kandi ubona umuntu afite uruhu rufite ubuzima rugaburiwe. Ikindi ituma uruhu rworoha kandi ukabona ntabwo rukanyaraye. Rero
mfite ubuhamya bw'abantu benshi bayikoresha. Ni nziza cyane iyi sabune ya African blacksoap. Ikozwe mu biki? Harimo ubuki na shea butter, harimo coconut oil, harimo neem oil, harimo shea butter, honey na cocoa ndetse n'amazi. Nitwibanire ushobora kuyimarana n'amezi 2 kubera ukuntu ireta kandi ikanakesha ku buryo ubona ko imyanda yakuvuyeho. Hanyuma rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, tumenya udukreme dukoresha ku myate, tumenya amarosi yo dukoresha ku amarosi yo dukoresha ku biragiye amarosi yo dukoresha ku cyarya byitwa gute we, izina riragiye, izina ku maribori. Amarosi yo dukoresha ku maribori twatewe no gutwita, twatewe nuko inda yakwedutse hanyuma ikazana amaribori. Ikindi ni amavuta ya aloevera utagomba kubura mu rugo rwawe. Ushobora kuyasiga ku bushye, ushobora kuyasiga igihe izuba ryakubabuye, ushobora kuyashyira mu musatsi, mu maso ho ni umva ni nkaho ari itegeko. Rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku mubyeyimagazine. Murakoze cyane rero, nawe utaha. Bye. Uramutse kandi ubikeneye ndabashyiraho nimero, hanyuma wanabisanga i Remera munsi ya Polifame ku muhanda w'amabuye. Hari 250 store niho wabisanga ku giciro cyiza. Murakoze cyane rero, nawe utaha. Bye.